Ishimwe n'icyubahiro no guhimbazwa bibi by'Imana yacu hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo, kubwo ineza yayo dukomeje kubona n'ubuntu bwayo butarondoreka. Muri kumwe na Pastor Jacques. Dushimye Imana yongeye kuduha aka kanya ko kugira ngo twihererane nayo, dusabane nayo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro mu bice bitatu. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahinduka nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari cy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, baduda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Imana idufashe cyane. Nagira ngo mu kanya dufite tuganire ijambo rifite intego igira iti kumenya kuvuga oya. Adamu na Eva babaga ahantu heza kuruta ahandi watekereza mu ngobyi ya Edeni. Nta hantu hagereranywa n'ahantu Adamu na Eva babaga. Imana yari yarabahaye ibyiza byose, ariko igira igiti kimwe ibabwira ngo kukiryaho oya, ibabuza kukirya. Kuri iyi oya niho Satani yabategeye, abatandukanya n'Imana, bagwa mu mutego mubi cyane wo gutandukana n'Imana kubera igiti kimwe gusa Imana yababujije. Akenshi mu mibereho ya muntu ntidushaka kumva impamvu Imana itubwira oya. Duhora turwana n'iyo mpamvu, kandi ugasanga akenshi dukerererwa aho hantu. Kuki Imana itubuza? Kuki Imana itatwemereye n'ibi? Kandi aho niho Satani akunda kugutegera ukagwa mu moshya. Eva kugira ngo agwe mu moshya, Satani yamutegesheje kugwa mu mutego wo gushidikanya ku neza y'Imana. Atekereza ko ari ingome, atekereza ko Imana ihemuka, atekereza ko Imana ari inyabugugu, kuko yamubujije kurya ku giti kimwe cyo mu ngobyi. Ntiyareba ibindi byinshi Imana yamwemereye kuryaho. Yashoboye Satani kwibagiza Eva ibyiza bindi Imana yamukoreye byose, yita gusa ahanga amaso kuri kimwe Imana yamubujije. Ibi rero bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mvuga ibi nawe uhindukiza amaso wirebe mu mibereho yawe. Akenshi twibwira ko umudendezo ari ugukora ibyo ushaka byose, nyamara Imana itwigisha ko umudendezo nyawo ari ukubaha ijambo ryayo no kumenya ibyo utemererwa gukora ntubikore. Ibyo idusaba kureka biri mu nyungu zacu, kandi bidufasha kudakora ikibi. Ntabwo uko abantu bashaka kumva umudendezo, ariko Imana yumva umudendezo. Imana yo mu ijambo ryayo ituyoboza, yashyizemo umudendezo umuntu akwiriye kugira ngo awubemo, kandi awubemo anezerewe, awubemo ibyishimo bye
bitamara akanya gato, ahubwo afite ibyishimo biramba, afite ibyishimo byuzuye. Uwo mudendezo niwo Imana idushakira. Satani iyo ashaka kutunyaga umudendezo, azana uruhande rwiza kugira ngo agute mu mutego akuyobye. Yabwiye Eva ko azasa n'Imana, kandi gusa n'Imana ni ikintu cyiza duhora twifuza. Nyamara ntabwo wasa n'Imana wanga ibyo ikubwira. Gusa n'Imana ni ugukunda ibyo ikunda no kwanga ibyo yanga. Ntabwo uzasa n'Imana waciye inzira yo kurwanya ubushake bwayo. Ntabwo ugomba rero guta igihe wibaza impamvu Imana yakubujije bimwe cyangwa itaguha iki cyangwa kiriya. Ahubwo reba ibyiza byinshi Imana yaguhaye nta kiguzi, ubiyishimire. Bizagushoboza gutsinda umutego w'amoshya, kandi bizaguha kubana n'Imana mu mudendezo. Imana iguha umugisha mushiki wanjye, mwene data. Imana igushoboze kuvuga oya ku by'Imana yanga no gukunda ibyo ikunda. Iguha amahoro, iguha umugisha, kandi ikumurikishirize mu maso hayo, mu izina rya Yesu. Amen.